Ese mposi yakigende. Ari arakana umuntu baramurasa. Aranakomeye pe n'imara. Yafashe umuhoro yinjira mu muhanda atangira gutemagura abantu abahuye nabo, imodoka, ibikorwa remezo agenda byangiza. Nyuma yo gukora bino bikorwa rero by'ubunyamaswa ndetse n'iterabwoba mu muhanda bimeze nk'imyigaragambyo umuntu w'umugabo umeze gutya, nibwo inzego z'umutekano zaje kuba zamufata zimujyana ndetse kwa muganga kugira ngo asuzumwe barebe nimba mu mutwe we ari muzima. Ikiro ni igikorwa cyabereye mu karere ka Rwamagana, aha ni mu ntara y'Iburasirazuba, ahantu henshi nyine murahaza no muri no mujyi wa Rwamagana, abantu benshi mugiye muhazi. Iyi ni inkuru rero yakomeje kugenda igaruka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, gusa abagiye babivuga bajya babivuga bitewe n'inkuru mbarirano, ariko ngewe narababwiye ngo ntabwo nzajya mbazanira inkuru mbarirano mwagiye mwumva ahandi byagiye bigenda gute. Niyo mpamvu ngiye kuba nababwira imvo n'imvano uko byagiye bigendekera kuno mugabo witwa Cyprien Ngendahimana wo mu karere ka Rwamagana, uzwi ku izina ry'uwita Gasuku. Ngira ngo murabona ko uyu mugabo nyine mu bungano bwe ndetse n'indeshyo ye, hari umugabo bajya bakunda ngo bwitango ni Jesquizo wa Mipangu bishi bakunda ku izina ryitwa Kasuku. Uyu mugabo mu karere ka Rwamagana rero ni umugabo wari ufite abana batatu ndetse n'umugore. Uyu mugabo akaba yarazwi nyine ku izina rya Kasuku bitewe nuko ngo yakundaga gutera ibiparu ndetse kandi agakunda no gutukana, ngo yavugaga imvugo za nyandagazi. Abenshi na benshi yigeze no gufatwa ndetse banamushinja icyaha cyo kuba yaba afite ingengabitekerezo, ariko we nyine ukabona yuko asa nk'utuzuye nyine mu mutwe. Ati byagenze gute rero? Nibyo ngiye kugarukaho. Ese uyu mugabo akaba ibintu yakoze yabishakaga, yarozwe se? Ese baramubeshyera cyangwa yari yasaze? Reka nze tuze mu nkuru irambuye ngende mbikubwiraho gatonya, tuzi no kumenya ese abantu yabashije kuba yatemagurwa babashije kuba bajya kwa muganga, ese hari abantu yishe, ese izi modoka ziraza kwishyurwa nande yangije. Ngira ngo muri kugenda mubibona muri no video uko muri kugenda mubona uko bigenda bimeze, urabona ko yateje intambara abantu bose. Hano ngiye nari ndi gufata ino video nkuko mwagiye mubibona bigenda bicishikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, gusa iyi video ndakeka nta wundi muntu mwigeze mubasha kuba mwayibonana, kuko ni ngewe nyine nta wundi nyine ugeze ubasha kugira gute kuba yayikoresha. Niyo mpamvu rero ngiye kubabwira ngo byagenze bite. Umugabo witwa Cyprien Ngendahimana, reka mbanze nguhereze ikaze wo dukurikiye ku Ivuko TV ndetse uri hirya no hino mu gihugu, waba uherereye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uri diaspora, ukore muri Uganda, ariho hose. Ahangaho ni ku Ivuko TV ngende pasi nk'ibisanzwe. Iyi nkuru yacu rero turi mu karere ka Rwamagana, ahangaha ni mu ntara y'Iburasirazuba. Rero niho umugabo w'imyaka 35 witwa Cyprien Ngendahimana yaje kuba yasangwa mu mujyi wa Rwamagana, aho yari afite umuhoro cyangwa se intwaro gakondo, ari kugenda yirukanka mu muhanda agenda ayikoresha asenya ibikorwa remezo ndetse agenda yangiza ibikorwa by'abaturage, harimo no gutemana no kusenya. Ngira ngo muri kubibona uyu mugabo Ngendahimana rero byagenze gute kugira ngo yisange aha hantu. Ngira ngo murabizi biba byigeze kuba byakwirakwira byo kuvuga ngo isi igiye kurangira, ngo imperuka, ngo zino tariki ngo 27 ngo bagomba kuba ngisi ngo yarangiye. Ibyo ni ibintu byagiye bibaho cyane, dore yuko hari n'ibigeze kuvuga ngo bagiye kujya mu nkuge, ngo hari inkuge ngo igiye kuzaba ngo nimba ari Canada nimba ari hehe, ngo abantu benshi bagiye bajya kugira gute kuyisura. Ibyo rero ni ibihuha byagiye biza, ariko bamwe na bamwe muri abo ngabo mu bagiye bumva ibyo bihuha hari abagiye babikurikiza, ndetse yewe binabakora ku mutima, binatuma bamwe muri bo hari ibintu bimwe bagenda bangiza. Hari abagiye bagurisha imitungo yabo, hari n'abagize gute, hari n'abagiye bafata ibyo bakagombye kuba babika ngo bizigamire, bigatuma babifata bakabisesagura kugira ngo imperuka ngo niza ngo itaza kugira gute kugira kuba yabacikanwa, cyangwa se wenda ngibe yasanga hari umuntu umwe bafitanye ikibazo. Uyu mugabo Ngendahimana rero afite abana babiri, akaba afite n'umugore umwe. Uyu mugore yacuzaga akabari ku mafaranga uyu mugabo witwa Ngendahimana yamuhaye. Uyu mugabo Ngendahimana mu kazi ke ka buri munsi ngo yarasanzwe ngo ari umutekinisiye ariko Colombier. Aba bantu nyine murabazi, nyine mwebwe byo murabizi. Yakundaga kwitwa izina yitwa Kasuku, akaba ari umuntu nibona ingano ye, ubona ko mbese abantu muri kugenda mumubona agenda asenyagura. Uyu mugabo wambaye agapira karimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, uyu wambaye agapira kameze nk'akarakoste, nyine muri kumubona mwese muri kumureba. Uyu mugabo rero
akaba nyine ngo yari umukolombiya. Abakolombiye bakora ibintu bijyanye n'amazi, bagenda bareba ibintu byo muri wasake n'ibiki byose. Uyu mugabo rero ngo akaba yaraje kumva igihuha akaza kubiganiriza umugore we, gusa umugore we akimara kubyumva ngo yaje gutungurwa. Nyuma yo gutungurwa rero uyu mugabo ngo yaje kumubwira ati ariko ibi bintu ndi kumva ni ibihuha, nta wabyumva, nta n'uwabigira gute. Nibwo yaje kuba yaza kumenya rero ngo umugore we ngo akimara kumva ngo imperuka ngo igiye kurangira, yaje gufata uno mugabo amubwira yuko ngo umwana babyaranye w'umuhungu bafitanye witwa Keve ngo atari uwe ahubwo ari uwa murumuna we witwa Jean Marie. Cyprien akimara kubyumva ngo nta kindi yakoze, yahise yumva yuko byanze bikunze impamvu n'umugore amubwije ukuri ashobora kuba afite amakuru yuzuye yo kuba wenda uyu mugabo bimeze gutya. Ngo yahise agenda kureba Jean Marie rero ngo amubaza nimba iby'umwana witwa Keve ari byo cyangwa se atari byo. Ngira ngo ibintu bikunze kubaho, kuba ufite umuvandimwe wawe, hanyuma umuvandimwe wawe nyuma yuko wubatse cyangwa se nyuma yuko ushatse urugo cyangwa se muri kwa kundi muteretana ugahuza umuvandimwe wawe n'inshuti yawe ukaba wamwereka umukunzi wawe mukundana, biza kurangira rero uyu muvandimwe we aje kuba yamuca inyuma, hanyuma baza kubyamana n'umugore we, hanyuma biza kuvamo rero umwana. Ariko uyu mwana wavutse akaba ari umwana wa kabiri wa Cyprien, ndetse yarazi ko yabyaranye n'uno mugore we, ariko umwana wa mbere we yari umukobwa. Ariko bivuze yuko uyu wavutse witwa Keve we yari afite mu myaka igera kuri 5. nawe ibaze kugira ngo ube warera umwana imyaka igera kuri 5 utazi ko umwana ari uwawe ahubwo ari uwa murumuna wawe. Ibi bintu rero byaje kuba byababaza uno mugabo, dore yuko nyuma yuko byagenze gutyo ngo umugore we yese agenda ngo amafaranga yose yarafite ngo mu kabari yaracuruzaga yahawe n'umugabo, ahita agenda ngo ahita ajya kuyasindira. Ndetse kuri no Noheri nyine kuno munsi tariki ya 25 ngira ngo mwarabibonye habaye Noheri, abantu benshi barasesaguye, abenshi bagiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye. Byaje kurangira rero no mugore abashije kuba yafata amafaranga yose yashakanye n'uno mugabo, arangije ajya gusangira n'uyu murumuna we. Ngakihagera rero akihagera ngagiye kubasanga nyine ku kabara aho bari kunywera. Akihagera uyu mugabo ngo bahise bamutera utwatsi, ndetse banamubwira yuko banamutuka cyane, bamubwira ko ari imbwa, ndetse n'ibyo bakoze byose nta burenganzira agize ate yari abifiteho. Ngo uyu mugabo yataye umutwe cyane, ngo uwo ageze kubibwira wese ngo akamutera utwatsi. Niko kuba yajya mu rugo rero ngo kwihangana biramunanira, ngo yimagina yuko yajya kwiyahura biranga, ariko bitewe na stress yari afite n'ibyo byose byagiye biba, ngo niko gufata umwanzuro agafata umuhoro. Nyuma yo kubura icyakora agahita yirukanka mu muhanda. Ngo yageze ku kabari afite umuhoro rero ngasanga uyu mugore we ngo na murumuna we ngo ntabahari, biza kuba ngombwa ko yirukanka mu muhanda. Niko twaje kubona rero umuntu mu muhanda yiseriranze, yisazije, yuzuye nyine. Urabona ko yari afite ubugome bw'indengakamere, yari afite umujinya w'umuranduranzuzi, afite ibintu byose ari kugenda abyangiza. Uyu mugabo rero yahereye ku modoka agenda temagura abantu bagira ngo ni niye. Urabona ko agaragara nk'umusirimu, ari umukire, ariko nyine ibingibi byaje kuba bigaragara yuko ari urugomo, byaje kuba byakora gutya. Ngo umugabo waje kumwataka rero, urabona ko hari umugabo waje kumwegera. Uri kubona nimba muri kubireba neza, uriya musore, uyu musore muri kureba hano imbere, yaje kuba yamwegera. Amaze kumwegera nyine ahita amukubita igihusha cy'umuhoro ku mutwe, ariko ntabwo cyabashije kuba cyamufata neza. Habaye Imana kimufata ku rutugu aramukomeretsa, biza kurangira yirukanse, hanyuma baramureka. Uko kumureka rero baje kumwambura umuhoro yari afite. Urabona ko noneho afite igiti, iki giti muri kubona afite mu ntoki nicyo yakomeje agenda akubita imodoka. Reba iya ngiyi yarayangije, n'iri yarayangije, muri kureba unireba n'imodoka ahereye ku ya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Reba kuntu agenda zikubita zose azambara. Abantu rero bose twese rero twe twabuze uburyo tumufata, twabuze uburyo tumwegera, kuko yari afite nyine umujinya. Urabona yuko nyine afite no kuba yanakomeza. Gusa ku bw'amahirwe byaje kuba ngombwa ko hari umuntu waje kuba yamuturuka inyuma. Uriya mugabo mubona amuturutse inyuma ahise amucakira. Urabona yuko mu kumufata yamufasha, ariko abantu benshi bagenda. Njye ntabwo nigeze mbasha kuhegera, ariko urabona ko narindi hejuru muri etaje, kuko ibintu byaje kuba ntabwo ari kujya kwitegeza umuntu ufite inkoni n'ibiki byose. Nahise ngenda kugira ngo nze kubahereza amakuru yuzuye, ndetse kandi ngereho nanatabaze mvuge ese ibi bintu bimeze bite. Mu kumufata rero uyu mugabo yakomeje ateza intambara, yahise afata umuntu amuruma ugutwi. Akimara kumuruma ugutwi rero nyuma, ariko biza gufata. Gusa abantu benshi bakomeje bavuga ko yaba yasize
cyangwa se yataye umutwe. Gusa polisi yakomeje ibaza nimba uyu mugabo nta kindi kibazo yari asanzwe afite cyo mu mutwe cyangwa se kuba yakora ibindi bikorwa bitandukanye nk'ibi ngibi. Gusa abaturage bakomezaga bavuga yuko uyu mugabo ashobora kuba yarozwe cyangwa se yari yasaze mo kimwe, kuko nta muntu wagakwiye kuba yakora ibikorwa nk'ibi ngibi ari gutekereza neza cyangwa se ari muzima. Ibi rero bikaba binashobora kuvugwa yuko nyuma yuko uyu mugabo ibikorwa yabashije kuba yakora ari bya nyabyo cyangwa se yabikoze yabigambiriye, biri buze kumuviramo igifungo ndetse no kwishyura akayabo k'amafaranga kugira ngo arokore zino modoka zagiye zangizwa ndetse n'abakomeretse abashe kuba yabavuza. Gusa nanone mutibagiwe yuko nyuma yo gukora ibikorwa nk'ibi ngibi abantu benshi bajye bakunda gukora ibikorwa bitandukanye cyangwa se bihabanye n'amategeko. Abenshi bakavuga ati se ashobora kuba yasinze cyane wenda bitewe n'iminsi mikuru. Banyarwandakazi rero urabona turi mu mpera z'umwaka, turi mu mwaka wo kurangiza. Ni ngombwa kwishima ariko mureke kwishima ngo musahinde, nimurangiza mwangize n'ibyo musanze. Ikintu nagira ngo mbwire abantu, ni byiza kunywa pe, usangire n'inshuti zawe, wishimane n'inshuti zawe, ariko umenye ko nubwo umwaka urangiye ntago ari iherezo ry'ubuzima bwawe, ntago ari iherezo ry'isi yo kugira ngo ibintu byose ubihagarareho. Tekereza nawe kuba urangije umwaka ariko ukaba ugiye kuwutangira none muri gereza, cyangwa se ukaba ugiye kuwurangizanya wari umuntu ufite igikomere cyo kuba wishe cyangwa wangije ibintu byawe, warabyangije, abana bawe ubasize ahabi, abantu bawe usize inkuru mbi ku musozi. Urumva uramutse ugiye ujyanye iki? Rero iyi turi mu mpera z'umwaka, murabona abantu bose bishimye bagize gute, kandi izi nkuru z'ibihuha mukomeze kugenda mwumva muzirengagize, kuko nizo ziri kugenda zituma abantu benshi bakora ibidakorwa. Ugasanga umuntu ari kuba yakora igikorwa gitandukanye n'igikorwa yakakwiye kuba yakora mu buzima busanzwe. Ibikorwa nk'ibi ngibi by'abunyamaswa rwose bagenzi banyarwanda mubyirinde, kuko ibi ngibi ni icyaha. Muri kubona ko ari urugomo. Nimba igikorwa nk'iki ngiki cy'amunyamaswa, gerageza ujye mu rutoki rw'umuntu uteme insina ebyiri cyangwa eshatu, byanze bikunzwe urashyirwaho icyaha gikomeye cyane. Noneho nkaswe kuba wajya mu muhanda ukikarakasa ugakora ibikorwa nk'ibi ngibi, ukagenda umenagura amamodoka. Iyo umennye ikirahure cy'imodoka kimwe cyonyine kiba gihagaze amafaranga menshi. None ndebera we yagiye ahera ku murongo amenagura kugeza ubwo imodoka nyine azigize ubushwangi, kandi urabona ko ari imodoka zihenze. Bino birahure biba bihenze moshere, ibirahure bihenze ku rwego nyine uyu mugabo rwose nkeka yuko n'amafaranga atabasha kuyabona. Ese nk'ubu ngubu murabona nimba yakoze nk'igikorwa nk'iki ngiki, afite abana babiri, n'uwo mwana arifite rwose akaba yabigenze gutya, urabona basigaye hehe? Tujye dutekereza rero mbere yuko dukora. Yego gusara bibaho cyangwa se kuroga bibaho, ariko nujya no gusara, sinzi niba navuga ngo nujya no gusara ngo ujye utekereza neza. Ariko banyarwanda tunywe resi kandi tumenye ibyo dukora, inyungu yabyo ishobora kubivamo ndetse n'agaciro kabyo gashobora kuva muri ibi bintu. Tumenye n'ingaruka zishobora kuva mu byo twakoze. Icyo gihe bizadufasha kwirinda icyaha ndetse n'igisa nacyo, maze tukarindana hagati yacu, nk'uko polisi yacu y'u Rwanda ihora ibitubwira. Tube ijisho rya mugenzi wawe, buri jisho rya mugenzi wundi, ntaba ari njye, ntaba ari wowe umpemukira cyangwa se ngo nguhemukire. Urakoze cyane. Njye nitwa Pasi nk'ibisanzwe, hano ni ku Ivuko TV. Ibiganiro byacu byo nakagaruka nzajya mpora mbahereza update news nk'uko bisanzwe. Urakoze cyane rero, ntuwibagirwe gukanda subscribe, like, share na comment, utubwire uko bimeze. Ese mu karere kwanyu bimeze bite? Aho uherereye bimeze bite? Duhamagare cyangwa se utwandikire, utubwire inkuru, utubwire uko bimeze ni nk'ako kanya, maze tubatumikire. Urakoze cyane. Ciao ciao.